Izi mbuto rero ni nziza ku abana kandi barazikunda, waba umutobe yaba amasedwane, izi mbuto wavangavanze barazikunda kandi bakazirya neza, intungamubiri zose bakazibona ziboneka mu mbuto ziba zikenewe kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza. Kugira ngo rero ubone umutobe bisaba ko uba ufite blender cyangwa se mixeri yo kuvangavanga imbuto, hanyuma ugatunganya imbuto zawe neza ukaza kuzishyiramo ukazisya. Hello, this is Dave again, iyi The Voice Live. Uyu munsi rero tugiye gutegurira abana imbuto, uburyo butandukanye bateguriramo abana imbuto bakazirya kandi batazitoranyije. Ushobora kumuha ikinyomoro akacyanga, ushobora kumuha ikipapaya akayanga, ariko iyo wazivanze ntabwo bazanga kandi babariye ibifite intungamubiri. Nizere ko rero namwe mumeze neza, amahoro y'Imana abane namwe kandi ibaho ubuzima bwiza. Tugiye gukora rero umutobe w'imbuto z'abana, tugiye gukora watermelon, itunda ndetse n'ikinyomoro na mandarine. Tugiye rero kubivanga, hanyuma tubisye tubishyire muri mixer, hanyuma tuvanemo umutobe, tuvanemo jus, abana bayinywa ndetse n'abantu bakuru bayinywa. Ufite mixer rero n'akayungurizo n'imbuto wavanamo umutobe mwiza cyangwa jus nziza y'abana. Mandarine rero ikintu wenda nababwiraho kijya kimfasha, nkuramo ziriya mbuto ni kimwe n'amacunga, kubera ko ziriya mbuto zishobora gutuma umutobe urura cyangwa se wumva usharira. Rero nzivanamo kugira ngo zitaza gutuma umutobe wanjye utakaza guno nashakaga. Imbuto rero zacu tukazikata tukagenda tugira dutoya, kubera ko n'ubundi muri blender nta mazi turi buze gushyiramo, turaza kuzisya rero nta mazi twashyizemo. Turanza nyine tukazishyira mu kintu nk'uko muri kubibona, hanyuma tukaza kuzishyira muri mixer, tukabona umutobe wacu umeze neza.
Imbuto zacu tumaze kuzitunganya, twashoje. Tugiye gukurikizaho rero kuzishyira muri mixeri, tuzivangavange kuriya zimeze, tuzishyiremo nta mazi turi bushyiremo kuko ubwazo ziri bwibyarire amazi, hanyuma tuvanemo umutobe umeze neza. Ubwo tumaze rero kuzisya, tugiye gukurikizaho umwanya wo kuziyungurura, hanyuma tuvanemo turiya dutime ndetse na ziriya mbuto zirimo, hanyuma tuze kubona jus idafitemo imbuto na zimwe. Ji rero yacu yabonetse, iyi ji abantu bakuru bashobora kuyinywa, ni ji y'imbuto zivanze, abantu bakuru bayinywa ndetse n'abana bayinywa, kandi ikaba imeze neza rero, nta kindi kibazo yabatera, nta sukari turi bushyiremo, nta ki turi bushyiremo, turaza kuyinywa gutya ndetse n'abana bayinywe gutya nta kibazo, iraza kuba iryoshye. Ariko ku bantu bakunda ibintu biryohereye ushobora kubiza isukari, wamara kuyibiza ukaza kongeramo isukari ariko yabize kugira ngo ize kuba ihiye, hanyuma ukaza kuyongeramo hariya muri uriya mutobe umaze kuboneka neza.
ji yabonetse rero tumaze kuyikora tugiye kuyisuka hanyuma duhe abana banywe. Nkwibutse ko rero iyi ji ari nziza ku bana kuko ifite intungamubiri. Imbuto rero nakoresheje ni watermelon, mandarine ndetse na matunda n'ibinyomoro. Ushobora guhitamo rero ko wabakoresha ibindi bitandukanye bitewe n'ibyo ufite. Ngewe nibyo nari nahisemo. Hari na ji y'amakaroti, ushobora gukora amaji atandukanye ugaha abana ndetse nawe ukanywa, mukanywa ji imeze neza. Umunsi rero ntabwo ari ji gusa turi butegure, ahubwo turi butegure na masedwane. Turavangavanga imbuto, turavanga watermelon, tuvanga ipapayi, tuvange ikinyomoro n'umuneke ndetse n'amatunda. Abana rero baraza kuryoherwa. Iyi masedwane rero ntabwo ari iy'abana gusa, ahubwo n'abantu bakuru wayirenza ku biryo nka dessert kandi ukagubwa neza ndetse ukaba uriye n'imbuto nziza. Ubundi rero ni ugutegura imbuto tukazikata mo duto dutoya, tugakata izi mbuto hanyuma tukazivangavanga. Aho ntabwo rero tuba turi buzisye, ahubwo tuba turi buzitegure gutyo bitewe rero na size dushaka n'ingano twifuza. Ngiye kuba ko abana bari buziryeho ndi buze kuzigira ntoya cyane nze kandi nyuma nze kuzisya, ariko wowe ushobora kuzitegura utaziseye cyane cyangwa se utazinombye. Ntabwo wari ukuzisya ngo tuzishyire muri mixer, ahubwo ni ukutugira duto cyane kugira ngo tuze korohera abana no kuturya. Imbuto zacu rero tumaze kuzitunganya, ari umuntu mukuru wazimuha zimeze gutya, nkanjye ndazirya zimeze gutya, ariko abana kuko abakiri bato ndaza kongera kuza nkaho nzinomba zimere gutya, nibwo bari buze kuzirya neza. Ntabwo rero ariko buri gihe nzibaha, ahubwo nuko uyu munsi nabahitiyemo kubakorera masedwane na ji. Nawe rero ushobora kubaha kimwe kimwe mu masaha atandukanye, mu gihe bitandukanye ntacyo bitwaye. Wakoze rero kubana nanjye mu gutegurira imbuto abana. Nizere ko ukomeje kwirinda iki cyorezo kandi tuzagihashya mu izina rya Yesu. Imana ibarinde kandi muba amahoro.